Tuzajya mwijuru kureba tuzajya mwijuru kureba bariyo tuzajya mwijuru kureba bariyo tuzajya mwijuru kureba bariyo tuzajya mwijuru kureba tuzajya mwijuru kureba bariyo tuzajya mwijuru enewene yazaketa tuzajya mwijuru kureba bariyo tuzajya mwijuru kureba tuzajya mwijuru kureba bariyo tuzajya mwijuru kureba bariyo. Ndiho mutangabugingo gihome gishitsi cya Dawidi uwera w'amahoro mutangabugingo Imana ibera hose icyarimwe Imana y'imbaraga murinzi igihome ngabidukingira bwugamo bw'umugaruka ele ya sambi tarumba Kristo tokinemo la ya tasta ya fos uhabwa icyubahiro. Tugushimiye nanone kutwemereye uko tugera kuri izi mikoro za Elayo TV. Ubane natwe muri iki kiganiro imbaraga zawe ziganze imigambi y'inshakura ni ya Satani nesha agaciro ndatwitse imbaraga z'abadayimoni toka dayimoni mwizina rya Yesu umwuka wera tuganze atuyobore utwibutse buri kimwe cyose ene daya siketabo elera kirevos gifite abera kamaro. Urakoze Kristo mutanga bugingo mwizina rya Kristo Yesu amen. Abakunzi ba Elayo TV ndabasuhuje aho muherereye hose mu Rwanda mu bihugu bya Afrika bitandukanye i Burayi muri Amerika muri Aziya hose imigabane yose igize isi ndabasuhuje n'ukuri kandi ndabakunda cyane. Abantu mutwere ku rukundo mugakora subscribe abantu mushiramo commentaire abantu mutwandikira mwese n'inama nta kibazo rwose. Contact yanjye ibihari ku kiganiro 0788414994 namwe mwese mugenda mudushyigikira Imana ibaho umugisha. Hari inzozi tugiye gusobanura hari inzozi abantu barota amakipe n'urugero ukarota hari ekipe ebyiri ziri gukina harimo imwe urimo wowe izo kipe ziri gukina noneho wajya kubona uba wibereye mu nzozi nyine uri kurota ikipe ebyiri zakinye byacitse ni wareba ukajya kubona ukabona ikipe imwe iratsinze noneho hari gihe wenda hatsinda uwo muri kumwe muri ekipe ariko hari gihe nawe utsinda la cotabole bosta ya vos. Bivuga iki kurota uri muri ekipe ugatsinda igitego cya kurota utsinda igitego ukakinjiza ja ariko nawe hari gihe iyo kipe ibatsinda mugatsindwa byo bivuga iki kurota utsinda igitego ni intsinzi Imana ibiri kuguha. Nukuvuga niba warapurayinze mu kazi runaka ni intsinzi urakegukanye. Niba hari urubanza warurimo uri kuburana ni intsinzi rekotabo. Mu buzima bwawe ni intsinzi. Imana ibikurinze kweshuwa gutsindwa cyangwa uri kumva re niba ikipe yawe itsinze urimo ukabona muratsinze nk'ibitego bingahe hari gihe mbona igitego nka kiko bitaboneza neza ewana nka kinya bikamoneza igitego kiza cyane uzi uburyo urota uzinduka wishimye ukanguka wishimye yo haleluya wumva mbese wabuze aho kwira yo watsinze ariko yo mwatsinzwe yo mwatsinzwe ya uzinduka umeze nabi. Yo mwatsinze rero ni intsinzi hari gihe nawe uba washyizemo igitego kimwe cya bibiri cyangwa bingahe ibyo byose ni intsinzi elewe taya kitabo. Intsinzi Imana ibiri gushira ku buzima bwawe bitewe n'ibyo uri gusengera bitewe n'ubuzima urimo bitewe n'ibikurwanya Imana ikavuga ati nkuhaye intsinzi ndagutsindishirije. Abyumvishe ni ikipe yawe itsinze ni sawa ariko yitsinzwe subira mu bihe byo gusenga. Iyo ubonye mutsinzwe cyangwa ukagera imbere y'izamu ukabona wapi ugateramo bikanga garidiya agafata umupira wawe umenye dokine mostavo ko wapi kabisa. Harakanu numvishe mu ndirimbo narakumvishe naye ndakaririmba ndi guhanga
nanjye hari igihe njya nzishiramo we. Ubundi mwivuga butumwa natangiriye no ku muziki. Noneho ako kantu narakaririmbye, ariko nanjye hari ahantu nakumvishe ngo ikipe Yesu arimo ntabwo igitsindwa. Yesu icyo mukundira we ntabwo ahagarara inyuma gusa kuri defense, kuri defenseur oya. Yesu ashobora gukina ku myanya yose imyanya nk'itatu cyangwa yose. Ayo kano kantu mu nyingi nkababwira we. Kuri rutahizamu akaba hari inyuma, kuri goalkeeper, kuri gardien akaba hari mo hagati, hose abera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana neko tayaza vose leboneketa rivuga ngo Yesu abera hose icyarimwe. Ikipe arimo ntabwo igitsindwa jamais. Kipe nemo na keta bostavo, kipe Yesu arimo ntabwo igitsindwa, kandi murakinana ugatsinda. Kangurangira ikipe ugomba kujyamo, ugomba kwisunga. Hari gihe wisunga ubukipe bw'inaha mwisi cyangwa abantu binaha, icyo bishatse kuvuga rero arega, cyangwa ukisunga ubwami bw'inaha runaka bugahanguka. Usanga mbese ibintu by'inaha bifite manda kuko byashizweho n'abaturage, nekotabo nibo baratoye manda y'imyaka 10, 15, veni ingahe. Ayiwe ubwami bwa Kristo enelebo nestaketabo ntabwo bushirwaho n'amatora, ntabwo bushirwaho n'abantu, ni ingoma y'ibihe byose itazigera ihanguka. Ayiwe urabwisunga bukabana nawe mirere na mirere, naho ibindi by'isi byose birashira. Ntabwo muzabami bakomeye binaha bagiye barangira. Isunge Yesu, zamwikipe irimo Kristo akuneshereze, agutsindishirize. Nenemene kotabostavo. Yesu nubana nawe uzatsinda mu byukora, aho ucururiza, aho uba, aho ugenda mu buzima bwawe, ibyubamo. Yesu muri kumwe mu ikipe, ukubona abadayimoni bakwibeshya bakaguhangara. Ikipe Yesu arimo abadayimoni nibibeshya ngo bayigeremo. Niba Yesu ari mu rugo rwawe, niba ntawe muhamagare Yesu ati ngwino mu rugo rwanjye. Ikipe yo mu rugo yigemo, ijya muri ikipe yo mu kazi, ijya muri ikipe, mbese ujye umuhamagara zeko tabone munsi muri bwa buzima bwawe bwa buri munsi, umubwira ati Kristo wera ngwino ujye mu byanjye, ikipe urimo namaze kumenya ko idatsindwa. Mwakire neza izo nzozi Imana yari dushize ku mutima. Imana bahumugisha. Nimero yanjye ni 0784414994. Musharinge, abatari bakora subscribe muyikore. Elayo TV turabakunda cyane. Shalom reportable ketabo, bari gutsindwa abantu batsindishirize mu izina rya Kristo. Amen.